namwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje, ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twebwe isura yacu ni iyihe? Twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Byari kuri live uwitwa Dumba yari yahostinzemo Junior Giti. Junior Giti muramuzi, ni umuntu ukomeye cyane muri showbiz yacu nyarwanda, usobanura filime, akaba ari na manager wa Chris Easy mu bijyanye n'imiziki hano mu Rwanda. So rero nibwo kuri live bari kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba ku miziki ya hano mu Rwanda. Ni nabwo Junior Giti we avuga yuko afana Chris Easy, yego birumvikana ko ni na manager we, ndetse avuga yuko akunda umuziki nyine nyarwanda muri rusange. So rero nibwo bagendaga baganira ingingo zigiye zitandukanye, we na Dumba bagenda baganira muri showbiz, ariko ku kintu baganiriyeho ni nacyo kimaze iminsi kivugwa ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa yuko uwitwa Bruce Melody ndetse na The Ben ari abahanzi bakomeye cyane mu gihugu, kandi abantu benshi cyangwa abafana babo bazi ko abo bantu bahangana cyangwa bafitanye competition idasanzwe. Nyine umwe kumva ngo ni one of kind, undi ngo ni 001, bigatuma nyine abafana badahuza, ukumva umwe yagiye ku ruhande rw'undi. Nyine bishatse kuvuga yuko ni ukubacamo hagati, kandi ibintu byo gucamo hagati murabizi ntago ari byiza, bituma umuziki nyarwanda udindira cyane. Nabwo uwitwa Junior Giti yatanze ngo urugero, avuga yuko mu karere ka Bugesera ngo hari club imwe yasizemo indirimbo ya The Ben. Nyine ubwo ni indabyo zanjye, ngo birangije ngo uwo mu DJ amumenaho inzoga. So rero kugira ngo abone ngo biri balance, arangijemo ashyiramo indirimbo ya Bruce Melody Munyakazi. Abantu bari baraho barangije barahaguruka barigendera. Urumva yuko ni kwa kundi umufana afana umuhanzi ariko adashaka kumva undi. Rero ibyo ngibyo bikadindiza showbiz nyarwanda, bikadindiza imyidagaduro muri rusange, bikadindiza umuziki. Bivuze yuko ari ukwicamo ibice, bamwe bakavuga ati turi team 001, abandi bakavuga ati turi one of kind. So rero ni nabwo habaye competition ikomeye cyane, ubwo umuhanzi bita The Ben yateguraga igitaramo bita The New Groove, yatumyemo Bruce Melody. Bose bakomeza kugenda nyine bahangana cyane baranabigaragaza mu ndirimbo, bituma nyine banuzuza BK Arena, abakorera amafaranga. Rero uwitwa Junior Giti we uko abyumva, yumva yuko kubera ko muri iyi sama turimo muri umwaka wa 2026, uwitwa Bruce Melody afite country tour mu ntara, ubwo azazenguruka igihugu akora ibitaramo 4. Azazenguruka nyine igihugu akora ibyo bitaramo 4. Nibwo yifuza yuko yanasabye akanabwira abantu mufate kano ka video umugakate mugahereze Bruce Melody ndetse na The Ben, mubabwira ati igihe kirageze kugira ngo wenda ya competition iri hagati yawe na Bruce Melody irangire, twiyubakire umuziki. Icyo yabasabye yuko hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben bakorana collabo, bagakorana indirimbo igaragariza abanyarwanda yuko aba bantu basize hamwe biyunze. So mwagiye mubyumva nyine ibyo bagiye bapfa, mwese murabizi, ntabwo twabigarukamo. Uwitwa Junior Giti we nicyo kintu yifuje, kugira ngo mu maso y'abanyarwanda wenda we ku giti cyabo babiri bo ntibazabikorere bo, ahubwo bazabikorere umuziki nyarwanda, babikorere abafana, kugira ngo babone yuko rwa rwango, kwa kudahuza, kwa gucikamo ibice bidahari, mbere yuko wenda bajya muri biriya bitaramo hakora collabo, igatuma nyine abantu benshi babona yuko nta competition iri hagati y'abo bahanzi babiri. Kubera yuko
nicyo kintu kizagaragariza ko umuziki nyarwanda, nicyo kizagaragariza yuko abantu basize hamwe kugira ngo dukomeze twubake industry nyarwanda. Rero umwe nakomeza kuvugira ku ruhande undi akavugira ku ruhande, bizatuma imyidagaduro isa nkaho igenda icikamo intege gake gake, kandi nibo bahetse idarapo ry'igihugu. Rero yabasabye yuko badukubitamo korabo. Rero tuganireho gatoya, murabona korabo y'umuhanzi bita The Ben ndetse na Bruce Melody yaba imeze gute? Ese kugira ngo abanyarwanda bakomfirime yuko wenda nta bibazo bihari, nta kompetisiyo hagati yabo, ni ngombwa ngo bakorane korabo? Duhuriye muri komenti tubiganireho, twe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Turi kumwe, ciao ciao. bakohereze Ben bagahe Ben na Bruce aho bari n'abandi bakunzi b'umuziki nyarwanda harimo n'itangazamakuru. Abantu mukunda umuziki nyarwanda mu butabare, mwivangura abanyarwanda, mwivangura abafana, kuko ibi ngibi biri burangire umuhanzi ari bukora indirimbo ari umuhanzi mukuru wari ufite abakunzi bamukundaga, abakunzi 100, usange 40 bose bigino warinze gusa. Bigino warinze imvugo kubera aba ari umufana kubera ari abafana buri tuvuge ukoze indirimbo abona ko ari nziza pe, ndetse iyo ndirimbo ibaye nazamutse iri buzamure idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda nk'umuziki wacu wose uzamuke muri rusange. Kuko nuko indirimbo nkawe Ben ikaba nziza isi yose ikayikunda, n'umuhanzi wundi nka Easy bari buze kumushaka kuko aturuka hahandi aturuka Ben. nibyo Uyu munsi y'umunigeria gwaye korabo kuko uziko ari just umunigeria tumva nyine bidasanzwe uti umunigeria wamaye korabo nubwo yaba aturuka muri mondisi ziwabo, kuko gusa nyine ni Egypt ko yamaze kwibrandinga. Uyu munsi ari buze indirimbo ijyanga branding igihugu nihagera, kuko abafana bamaze kubacamo ibice no kubatandukanya, abone link yayo imugeza imbere ayisimbuke, ntashaka no kuyireba, just ignoring, kandi ataruka indirimbo ari mbi. Uko kwignoringa biratuma birangira abahanzi bombi basubira inyuma. nibyo Kintu mvuga urimo kucyumva, ibyo baganda byumva, ibyawe ndabyumva. uriya Dumba ushobora kuba kano kanya kuri iyi live turiho hariho abantu 500 bose ba Dumba, ariko ntabwo babuze wenda 3 banjye. Buriya iyo uri umucuruzi ufite sare wakiriramo abantu 500 buzuye, akavamo intebe 10 zidahinduka batari wagaruke, ubona ko hajemo icyuho. nibyo Sasa bino barimo bakora aba bagabo, barimo kuvangura abafana babo. Nk'ubu tugize Imana mbere yuko bakora iriya show yabo, bakore indirimbo yakora bombi bahuriyemo, bongere bahuza abafana b'abanyarwanda. subiramo Bakore indirimbo ya korabo irimo Ben na Bruce, bere kumufana ko nta beef ihari, ko byari ubucuruzi badahanganye. niba nta kugoye ushobora kubisubiramo bwa gatatu. Dukeneye ko uyu munsi muri Bruce na Ben bicare babyishake muri n'abandi abantu babikora batabyishimiye, bakore korabo bombi bahuriyemo, kuko uyu munsi ndabizi ko abafana ba Ben ntashobora kumva indirimbo ya Bruce n'aba Bruce. Nuko uze indirimbo iri buze ayibone yignoringa yihorere. Niba bagiraga views miliyoni, uri bwisanga ugira views 600,000, kuko abantu kateretse bose bavuga ati reka ikintu tujanye kukireba, ye supporting Haduyi, kuko bazi ko muri meze nka muri ba Haduyi muhanganye. Kuko wendekara imbere y'umuntu wowe azi ko muri Haduyi murahanganye, muri mu ntambara. ngo ejo hari akabari ngo bashyizemo indirimbo ngo ya Bruce Melody ngo abantu barahaguruka baragenda. Bashizemo izi ngizi za ndirimbo zimwe zo kudisingana. Umuntu asuka inzoga ku mudije, uwo yareka, kandi iyo story nyine arinjye yakubwiye. yaragiye kugutera sitarutasi. Ubwo mvuga akaba ugiye kuvumbura ko bagiye ngo ufite amakuru menshi, wowe uri muri Canada ko turi i Kigali. Mane ngende i Kigali, uri muri Canada, ntabwo ujya kuri televiziyo. Mane ngende naragiye ahantu urumva
Igisiru. nenda ahantu mu kabari nyine umudije nyine arifata abashyizemo indirimbo nyine zino bakoze z'amatiku Za Bruce na Nuza na Ben. ewa indirimbo iratangiye mwatangiye kuyishongora umva umufana wisindiye umugore yasa musukaho inzoga Yashizemo iyo yari iyihe? yarashyizemo nyine indabo ziwe amaze kumusukaho inzoga ngira ngo ndavuga ati ko ariko se nkushobora kuba nkozereri bahita bamera nk'abaserereye bawunsaraza nyine batandukanya umumama nyine ubwo amaze kumusukaho inzoga ndavuga ati ko biri kose nashoboka nyine ibintu nkoze ari ikosa reka nyine noneho horenze kubikemura nawe wa mama mushimishe abashyizemo Munyakazi haciye indirimbo imwe Tebo yari muri imbere irahaguruka isohoka baba banavugishwa bati rwose tura ibintu ntabwo tubikunda ntitubishaka rirerere none ko manager asanzwe abazi we anyine aza kubunga aho akabara bitara Quinta mu Bugesera La Quinta mu Bugesera so nyine ndagira ngo wumve ko kuvangura abakunzi b'umuziki nta mpamvu yabyo nimwe ihari niba mwarabigerageje kugira ngo bikore nka business ukabona nyine ntabwo abantu babyumva bakanga kumva ko ari business bakumva ko ari beef mwabaye bahaduye mu bireke ntabwo nyine birimo biragusha asigaye mwitana abavandimwe mukundane nibyo muzeyi yivugiye ngo ni gute abantu babiri koko batabasha kumvikana polisi b'abagabo atari mudapfa n'umugore mwicare hasi mwumvikane niba mushaka indirimbo iri buhuza abanyarwanda tukayikunda cyane pe ikaturyohera mukore korabo tubonye kano kanya afishe y'indirimbo iriho The Ben na Bruce ari korabo bahuriyemo rwose babonye guhuza abanyarwanda bombi baririmba neza bayikore izo views rwose bashaka no kunezeza abaturage bibonye umurongo muzima naho dukomeje gutya